Yes, reka nongere kubifuriza kugubwa neza, amahoro y'Imana nakomeze kubana namwe mwese mwahisemo kuzajya mwibanira natwe mu makuru ndetse n'ibiganiro tubategurira ndetse tukabagezaho umunsi ku wundi. Ni byinshi cyane turebera hamwe biba biriho biravugwa hano iwacu mu Rwanda, ubwo nta handi ni mu mupira w'amaguru nk'ibisanzwe, tukaza kuba tubabwira ngo bimeze bite, ni ayahe makuru agezweho. Niyo mpamvu umwanya nk'uyu nguyu ugiye kuntiza iminota mike yonyine cyane, tukaza kuba turebera hamwe amakuru agezweho muri ekipe yambara ubururu n'umweru. Iyo nta yindi ndiho ndavuga ni Rayon Sport. Ekipe ya Rayon Sport ifitanye umukino na Gasogi United kuri uyu wa gatanu tariki 12 z'ukwezi kwa mbere. Ni umukino ubanziriza indi yose cyangwa se ufungura icyiciro cya kabiri cya shampiyona Rwanda Premier League, nyine icyo bita fazare mu ndimi z'amahanga. Ni umukino watangiye gushyuha mbere yuko ukinwa. Ngabo Robben umuvugizi akaba nyine n'umunyamakuru w'iyi ekipe ya Rayon Sport yamaze gutangaza amagambo akomeye cyane mwakomeje kugenda mwumva mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye, ariko amajwi y'efuru twayabagejejeho mu nkuru yacu yabanjirije iyi ngiyi, muze gusubira inyuma muyumve. Kuri iyi nshuro ekipe ya Rayon Sport iriho irakinwa nyine ibisa nkaho ari agakino cyangwa se umutwe n'umusore witwa Ojera ndetse n'umuhagarariye mu nyungu ze. Gusa Verite TV hari andi makuru yaje kumenyekana, hari ama ekipe abiri ngo yaba yarangije kuganira na Ojera ya hano mu Rwanda, ariko manager wa Ojera ndetse na Ojera bose bakaba babeshe Rayon Sport ngo ekipe yo hanze ikomeye cyane ngo baba bagiye kwerekezamo, ndetse bemerera Rayon Sport ibyo bagomba kuyihereza kugira ngo Ojera ngaze kuba yatandukana nayo. Byose tugiye kubireba hamwe gatanu kuri gatanu. Ndaje nkubwira impamvu ituma Ojera yaratinze kuza muri ekipe ya Rayon Sport ndetse n'icyo Rayon Sport ibitangazaho byo kuba yamurekura. Ni ingingo ziremereye cyane ndetse n'andi makuru menshi yo muri ekipe ya Rayon Sport bite bya Youssef Rabe wamaze gukora ubukwe hariya iwabo muri Maroc. Tugiye kubirebera hamwe gatanu kuri gatanu. Reka mbanze nkubwire ko umutoza w'abanyezamu ba APR Football Club Yamaze Ndanda yavuze ko ibyo iyi ekipe yahuriye nabyo mu irushanwa rya Mapinduzi Cup ngo batazasubirayo. Ni nyuma rero yuko yaraye inaniwe kugera ku mukino wa nyuma w'iri rushanwa, isezerewe na Marandege Football Club yo muri Zanzibar kuri penalty 4-2, nyuma yuko ama ekipe yombi yari yanganyije ubusa ku busa. Reka nkubwire ko APR Football Club ikabitishimiye imisifurire, aho umutozo w'abanyezamu wa APR Football Club Yamaze nyuma y'umukino yavuze ko iyi ekipe yakinye neza ariko abasifuzi ari bo kibazo. Magambo yagize ati, nge simfite byinshi byo kuvuga, ndakeka mwese mwarebye umupira mbere na mbere, turanenga abasifuzi bayengamiye uruhande rumwe. Muri make ni igisebo kuri Zanzibar, natekerezaga ko niyo nshuro ya mbere n'iya nyuma twitabiriye Mapinduzi Cup mu gihe abasifuzi badasifura neza. Rero turatsinda ibitego bakabyanga, buri muntu yabibonaga. Gutsindwa nta kibazo, penalty ni amahirwe, ariko umupira twakinye twerekana ko turi hejuru ya Marandege Football Club, ariko abasifuzi ntibatubaniye. Amagambo akomeye cyane y'umutozo w'abanyezamu ba APR Football Club. Siyagarukiye aho, yakomeje kugenda atangaza byinshi bigiye bitandukanye, kuko yakomeje avuga ati, ndashaka mutangarize abanyazanzibar n'abanyatanzania ko twebwe tubaha ati ubutaha tutazagaruka muri iri rushanwa bikimeze gutya. Ama ekipe araza buri gihe bikaba bimeze gutya. Ntihari ama ekipe yaje umwaka ushize akibirwa aha akaba yaranze kugaruka. Twebwe si ubwa mbere tuje kuki abasifuzi batasifuye neza. Ati ni igisebo. Reka nkubwire ko muri umukino APR Football Club yaje gutsinda igitego ku munota wa 18, ariko abasifuzi bavuga ko Shebubu yari yaraririye, nubwo ku mashusho byagaragaraga ko atari byo. Ntabwo rwose amashusho bigaragazaga ko ari byo neza. Ngutyo bimeze byo muri ekipe ya APR Football Club. Reka dufungurane imiryango twerekeze muri ekipe ya Rayon Sport.
hari abakinyi batatu kugezana n'isa ku munsi wo kwa gatatu ubwo twakuragiye inkuru ntabwo bari bakaje muri equipe Sport ubwo ntawo ndimvuga ni Chelsea Bare Simon Tamari ndetse na Ojera Joachim reka ibya Simon Tamari ndetse na Chelsea Bare tubishyira iruhande ahubwo twinjire kuri Ojera Joachim. Uyu mukinyi ngarifuza gutandukana na Rayon Sport. Ngarifuza gutandukana na Rayon Sport ngariko akayihereza miliyoni 5 z'amafaranga y'u Rwanda. Nkuko umuhagarariye mu nyungu z'yabibyere Rayon Sport ati ngo dufite offre hariya mu gihugu cy'Ubuhinde. Hari habanje kuvugwa ngo ni ngo ni mu Bushinwa. None byahindutse ngo ni mu Buhinde. Ati nta kuntu mwandekurira umukinyi Ojera Joachim mukareka kumubuza amahirwe akaba yakwerekeza muri iyi ekipe yo mu Buhinde. Rayon Sport avuga ati nta kibazo reka tubyiga n'ubushishozi. Rayon Sport iragenda irareba mu busesenguzi bwayo iravuga iti oya Ojera yaba dukinya agakino naze atere amezi 6 muri ekipe ya Rayon Sport. Ojera akimara gusubizwa ngurushyungu yarakaye cyane ku buryo atifuzaga no guhita garuka nyine muri Rayon Sport. Ibyo bivaho nyuma yuko rero ibyo bimenyekanye haje kumenyekana andi makuru ko ikipe ya Police Football Club nkuko yari yabigenje na mbere yuko asinya amasezerano muri Rayon Sport mbere ko sezo ya 2023-2024 itangira ngo yaba yaramwegereye ngo imushaka ngimwifuza muri iyi ekipe nyine ngishaka ko yaza muri ekipe ndetse ngo byose bari barangije kubyumvikanaho. Andi bakuru akaza avuga ko na ekipe ya Police Football Club ngo yaba yari yamwegereye kugira ngo azafatanye n'abandi bakinyi bari muri iyi ekipe. Gusa amahirwe menshi gihari ngo yuko ari ekipe ya Police Football Club ndetse ngo nibiganiro byaba byarabaye gakaba ari nayo mpamvu Rayon Sport ngo yanze kumurekura ngo yaje kubimenya ngo Rayon Sport kurekura Ojera ngo akajya gushakishiriza hane ngo ntacyo byari bimutwaye ngo ntacyo byari bitwaye ngo ariko kumenya ko Ojera arimo kubabeshya afatanyije na manager wabo nkuko byakomeje kugenda bitangazwa n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Rayon Sport yanangiye igihe ari ngo Rayon Sport ngo ntiteguye kurekura Ojera byati Rayon Sport yavuze iti nashakaze azamara amezi 3 yose ku gateba adakina ariko twe ntitwiteguye kumurekuza naze tumuhembe. Byo kuvuga ngo agiye muri Police Football Club agende nguryo ntabwo ari byo nguryo bimeze ibya Ojera rwose ushaka gukina agakino Rayon Sport kuyihenda ubwenge akayibeshya ko agiye mu Buhinde kumbi ngo yigiriye muri ekipe ya Police Football Club nubwo namajwi amujyana muri Police Football Club yatangiye gututumba. Ubwo nakuragiye inkuru hari ku isaha 4 zo kuri wa gatatu ntabwo twakamenya amakuru ya Simon Tamari ndetse na Chelsea Bare nimba bari bugara no mu Rwanda nkuko byo byatangajwe n'umuvugizi wa Rayon Sport akaba n'umunyamakuru Ngabo Robin yari yavuze ko ku munsi wa kwa kabiri utagomba kurenga batarahagira ariko nta makuru yabo twakamenye. Gusa byinshi bigiye bitandukanye turakomeza kugira tuyibagezaho. Equipe Rayon Sport yamaze gusinyisha nyine umuzamu ukomeye cyane nanone kandi umunya Senegal Ndiaye yamaze guteka umukoro ku masezerano y'amezi 6 ndetse n'abandi benshi bagiye batandukanye bamaze gusinya amasezerano muri Rayon Sport. Murababona kuri wa gatanu nta kindi kibasabwa umusabwa no kujya kureba iyi match ubundi mukaza kwihera ijisho ubuhanga bw'abakinyi bashyashya ba equipe ya Rayon Sport. Twe reka duhinire ahangaha mukomeze mu bihe byiza turabashimiye.